Yesu ashimwe cyane. Mbere yo kwibwira abatanzi reka tubanze dusome Bibiliya. Rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Abari kwandika barandika n'urwandiko Paulo yandikiye Tito igice cya 3 umurongo wa 5. Hanyuma turaza gusoreza mu rwa 2 Paulo nanone yandikiye Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 6 n'uwa 8. Reka dusome Abagalatiya igice cya 5 16. Haravuze ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Tito igice cya 3 muri hangana dusome twihuta abantu batarahagera mutwumvireho. 3 mu rwandiko Paulo yandikiye Tito igice cya 3 murongo waho wa 5 haravuze ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Amen. Dusoreze mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto rwandiko rwa 2 igice cya 3 dusoze n'8. Reka nsome nihuse. Haravuze ngo niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo nabo umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka ahesha ubugingo. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe iharatuwe ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisiraheli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose kubwo kurabagirana ko mu maso ye, kandi kwari ukw'akanya gato gusa kugashira. 8 haravuze ngo kanswe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Mwakire iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Abantu tutaziranye, nitwa Aniseti niyo mugabo, ndi umukristo barizwa ku itorero rya Remera kuri paruwase, mfite madamu n'abana. Tugize umugisha wo kuba mwari no teraniro. Imana ibahe umugisha. Dushimiye mwebwe muduteze amatwi n'abayobozi badutekerejeho. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi kuva none ku itariki ya 16, uretse ko atari guhera none, kuva kuri Pasika, murabizi ko tuvuye kuri Pasika dufata igihe cy'iminsi igera muri 40 Yesu yamaranye n'abigishwa, tugashyiraho indi 10 yamaze agiye, umwuka wera akagaruka. Iyo minsi mu gihe burayo nyine bayita Pante, ni 50. Mu gihe burayo yuvuze 50 bavuga Pante, twe tuvuga Pentecote. Hariho ijambo abakunda kumenya indimi bita konsere. Konsere ni uguhura kw'abahuje, niyo haturuka konseri cyangwa se kansa y'inama, ko inama ikorwa n'abahuje. Bizumenya muntu havamo n'ijambo bita kanseri, burya ntihituruka. Kanseri si indwara imwe, ni uruhererekane ruhuza virusi, iyo virusi ikabyara indwara ariko yatiriye mu bindi. Hanyuma guhura kw'abahuje ni umurimo ukorwa n'umwuka wera. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umumaro w'umwuka. Niyo twahera none aha tubidetaya ntabwo twabisoza ngo tuvuge icyo umwuka wera amaze ngo tuzagereye. Icyakora dushimiye Imana ko tugifite igihe. Ubwo twabayeho dufite igihe, kandi ubwo twizeye tuzakomeza n'amateraniro mu rurembo rw'abera. Imana ishimwe. Aha dusomye ijambo ry'Imana Paulo yandikiye Abagalatiya, dusoma kwa Tito n'Abakorinto. Amateka avuga ko Tito ari nawe watwaye uru rwandiko rwa 2, niwe Paulo yaruhaye amaze kubohorwa rushyira Abakorinto. Ababyize wenda muri teoloji barabizi, sicyo tugiye gutindaho. Bwa mbere ndagira ngo mvuge ku mumaro wa mbere w'umwuka wera aduha kubaho. Mutagira ngo abantu bose mubonesha amaso, mutagira ngo bariho mu isi y'umwuka. Kugira ngo umuntu abeho mu isi y'umwuka w'Imana agomba kuba abyarwa n'Imana, byanze bikunze. Kandi bene uwo niwe wemerewe gusenga,
niwe wemerewe kuririmba, niwe wemerewe gutanga amaturo, niwe wemerewe gutanga icya 10, kuko iyo tumaze kubaho umuntu wese uriho agaragazwa n'uko akora. Iyo mirimo yose tugenda dukora igaragaza ubuzima. Ubu buzima tubuhabwa n'umwuka wera utuzuye, ariko kwezwa no kubyarwa ubwa kabiri. Pawulo avuze, Imana ishimwe, uku kubyarwa ubwa kabiri. Hari umugabo wigeze yabigiraho confusion. Natanayeli arabaza ngo nasubira mu nda ya mama nkongera nkavuka, nabasha kuvuka gute nkuze? Imana ibaha umugisha. Nikodemu yarabajije ngo nabasha kujya mu nda ya mama kandi nkuze nkongera nkavuka? Ibyo bintu biologikoma ntabwo byumvikanaga. Ariko kandi Yesu ntiyanashakaga Nikodemu w'umubiri, yashakaga Nikodemu w'umwuka w'ubugingo, kuko kuvuka kwacu ariko kuvuka k'Umukristo ariko kuba icyaremwe gishya ni ukwakira ubuzima bw'Imana. Kuko umwuka wera, Yesu amaze kuzuka yarababwiye ngo kuva uyu munsi nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Aravuga ngo noneho nimugende mwigisha abantu kwitondera ibyo nabategetse. Arababwira ngo abo bantu ngo abemera bakizera mubabatize mu izina rya Data wa twese. Data wa twese ni Imana mu ishusho y'icyubahiro. Ngo ni izina ry'Imana Mwana, izina rya Mwana. Si ukuvuga ngo ni Imana eshatu, nuko Kristo hari ugaragara mu kiciro cy'umubiri arashushanya imbabazi z'Imana, kuko niwe wadukuyeho urupfu. Kuko urupfu twarukijijwe no kwica umubiri wa Kristo. Hanyuma arongera arazuka. Nkunda ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiyitaye ku isoni z'umusaraba n'akababaro kawo, ngo kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere. Ibyo bimushyizwe imbere ni umukumbi ungana namwe, ndetse uruta mwebwe uzabyarwa n'umwuka uturutse mu mibabaro ya Kristo. Uwo mwuka niwe uza kuri twe, niwe uduhamagara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Mariya asama inda y'umwuka wera, ngo umwana uzamwite Yesu. Yesu bivuga umucunguzi, ngo kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Mariya kwakira inda y'umwuka, umwuka ukaza mu mubiri, kwari ukugira ngo umubiri upfe n'abari mu mubiri duhabwe gupfa. Twica uwo mubiri, iyo kamere tuniga imirimo yayo. Reka mbabwire, kamere igikanguka umuntu arayikangura igakanguka, ariko no kwisinziriza igisinzira. Kamere iterwa ikinya igasinzira. Imana ishimwe. Hari igihe ngera kuri iri jambo ryo kubyarwa n'Imana nkumva ndatangaye. Iyo Imana igiye kubyara abantu bituruka mu guca bugufi kwacu. Ndabivuga kugira ngo mpite vuga ku mumaro w'umwuka, twereke hafi dusenge. Iyo umuntu ashobotse Imana iramushoboza, ariko iyo ashoboye adashobotse aba umunyantege nkeya mu gice cy'umwuka. Yabwiye itorero rimwe mu matorero 7 yo muri Aziya, irababwira ngo muzi ko muri abatunzi, nyamara muri abatindi bo kubabarirwa, kuko bafite ibyo bafite ariko ntibafite iby'ubwami. Yaba byari bikunze abafite ibyo musengera mu kiciro cy'umubiri bakabaha ubuhamya, abatunzi bakabaha ubuhamya. Yaba byari bishobotse aboroheje bo muri twe bagasanga bakomeye bo muri twe bakabaha ubuhamya bw'umutungo w'isi. Mureke mbabwire, nta sezerano ridasohorana kugerageza kwaryo. Umukire arwana no kugira ngo azagere ku byo ashaka, umukire akarwana no kuguma n'ibyo yabonye. Nta muntu n'umwe ubaho mu isi y'umubiri utekana ngo avuge ngo byose narabibonye. Ariko mu cyiciro cy'umwuka, iyo umuntu amaze kubyarwa n'umwuka ahabwa icyitwa icya kabiri, umubatizo w'umwuka wera. Umubatizo w'umwuka wera uza kutugira kominike n'Imana, tukaba communion n'ijuru, ku buryo niyo twagenda tudafite amasezerano twibwira ibizaba by'Imana, Imana itarabivuganye nawe. Kuko umwuka wera ni amakuru aduha umuyoboro w'ubuzima bukomeza mu gihe tureba ubupfu.
mu gihe Shaduraka, Mishayeli na Hananiya bareba mu kanwa k'intare babona umwana w'intama w'Imana mu itanura ry'umuriro, bagatinyuka umuriro kubera umwuka wera atumara ubwoba, adutera gutinyuka urupfu. Twajyaga dutinya urupfu. Mwuka waje kuri Pawulo bagiye kumwicirira umuhanga ngo uvuge ibya nyuma, arababwira ngo babajwe nuko ufite umutwe umwiyongera wa kabiri, nawe mukawuca kubera Yesu. Waje kuri Toma, Didumo Toma bisobanura impanga, yumva ko mu Buhinde bashaka umwenjeniyeri, aravuga ngo kugira ngo mbone uko mbwiriza Abahinde reka njye gukora akazi k'ubwenjeniyeri. Ageze ibwami umwami amuha amafaranga ngo yubake inzu y'umwami. Toma aragenda afashe imfubyi n'abapfakazi. Igihe cyo kumurika inzu baramuhamagara, baramubwira ngo twereke inzu wubatse. Arababwira ngo inzu yawe nayubatse ku Mana, nayubatse mu bwami. Umwami afata Toma aramufunga. Umunsi Toma yinjiye muri prison, murumuna w'umwami ajya muri koma, atembera mu ijuru. Agarutse avuye muri koma abwira umwami ngo yanzu nayibonye. Umwami asura Toma we yaramufungiye, aramubwira ngo hari urundi rufatiro ntarashyiraho ngo mutume wongere urwubake. Umwuka wera duhindura abubatsi kuri urwo rufatiro. N'uyu munsi muri India mujya mukurikira histoire, hari amazu bitirira umutagatifu Thomas, niwe wabwirije y'ubutumwa bwiza. Umunsi Matayo yayobotse Kristo yakoresheje igiterane, aravuga ngo ubwi nabakunda kurya inyama z'intonorano ziterekereshejwe, ku bwa Yesu nge Matayo mvuye ku nyama. Yari umuvegetable Matayo yabwirije atarya inyama, aravuga ngo bazirya baziterekereshejwe ahantu bazibagira ziratereke, aravuga ngo kugira ngo ntazagucumuraho. Ntabwo nzi umwuka wera agira ibyo adukuraho, kandi gitangaje ariko Mana umumaro w'umwuka aduha kuzinukwa ibikundwa n'abisi. Umunsi Mose yageze ku musozi wa Sinayi, yamaze iminsi 40 Imana irimo yandika, ari hagati mu bisabye by'urutare. Joshua hagati ya Mose n'Imana harimo igicu gitandukanya Joshua na Mose, ariko hagati ya Mose n'Imana bararebanaga. Mose areba ikiganza cy'Uwiteka, none hagati ya Joshua n'Abisiraheli harimo ubuhenebere. Mu gihe Mose ari ku musozi, Joshua ari ku musozi Imana ikandagiyeho. Aroni ari mu butwari Imana yahaye Mose, kuko yaravuze ngo nzamugira umuvugizi wawe. Ajya gucurika igirwamana, Joshua arindiriye Imana, Mose ategereje ko isoza kwandika no kumuha amabwiriza. Namwe mukompara ayo materaniro. Mose niwe yamenyeye iby'Imana yakoze Imana Mose ataravuka. Mose kwandika itangiriro bya Imana yaremye Mose atarabaho, ariko kwegerana n'Imana bituma tuba mu bihe bitatu, tuba mu byashize, ibiriho n'ibizaza. Aho niwiyerekwa rirebe, ukareba umuntu ukavuga ngo kera hawe byari bimeze bityo, ariko ndakuzinguye imirimo y'umwuka wera iduhuza n'Imana mu bihe byose, kuko Imana yahozeho. Kumubwira ngo ndatambuka nkwereke mu bitugu, biravuze ngo nzakwereka hashize hanjye n'ibyo nakoze udahari, ubwo wanyegereye nzabikubwira. Iyo twegereye Imana iduhishurira amabanga yayo y'ibyo yakoze tudahari. Mose ngo asoje gufata amategeko, naratangaye aramanuka, ageze mu Bisirayeli asanga baracumuye, babaye abantu, ngo agira uburakari. Ntangajwe n'iri jambo, ubwiza bwa Mose bwatumye Abisirayeli Mose atwikira mu maso kugira ngo ubwiza bw'Imana buri kuri Mose butabica. Ariko abonye ibyaha bakoze, abonye ibyaha bari gukora, ubwiza bwamushizeho, agira uburakari, amategeko arayamena. Mose amaze iminsi 40, kuko kuva ku musozi amanuka mu Bisirayeli yamaze iminsi 50 yari yuzuye. Yarahageze uwo munsi amategeko yaje, abantu 3,000 barapfuye. Muzasome yabwiye Abisirayeli avuga ngo buri muntu nafata inkota yice mugenzi we. Abarebi babyumva kare baratemana. Mose arangije aravuga ngo Imana ibagize abaramyi bo mu nzu y'Uwiteka, kuko mukuye ikibi mu rugo rw'Imana mu mahema y'Uwiteka. Aravuga ngo kuva uyu munsi muzaba baramye. Bibiliya y'Igiheburayo ibita yawe Kora biravuga ngo nabi Imana ihamagaye, nabahamagawe n'Uwiteka. Kandi rero birasobanura ngo nugufatana. Igitangaje amategeko akimanuka yisha abantu.
umwuka nababwiye ngo icyambere atanga ubuzima. Ku munsi wa Pentekote umwuka wera yaramanutse, dore igitangaje ngo yaje mu ndimi mu buryo butatu. Indimi zimenyekana nk'ururimi language rwo kuvuga, haza n'ururimi rw'umuriro rwigabanyije mu bice, haza n'ururimi rudasobanurwa n'umunyamubiri, ururimi rw'umwuka wera. Muzaperereze, nta gisirikare kitagira kode y'akazi. Muzaperereze, buri gihugu kigira kode yacyo. N'ururimi rw'umwuka wera ni kode y'ijuru. Ngo bavuga urw'umwuka, bavuga n'urumenyekana. Petero wihakanye Yesu akaruzuye umwuka wera. Petero wamuhakanye mu bantu bakeya bari mu rugo Yesu yakubitiwemo, yahagaze ku karubanda, umwuka wera duhamutiyo akagumye mwishe mukamubamba ari ukoze ibingibi, abihamya ntahinyi nta bwoba, arangije ngo abantu 3,000 ab'amategeko yishe, umwuka arabazura. Ndagira ngo mbabwire bakandamijwe n'ibihe n'amateka, umwuka ajya abaha ubuzima. We n'umumaro w'umwuka wera, abatawe n'abantu umwuka ajya abegereza Imana. Imana ishimwe. Ndimo ndarebana n'iminota amaze gukoresha 16. Berabima, ntabwo mukwiriye ibitangaza bikorwa n'umwuka, no, mukwiriye guhindurwa bizanwa n'umwuka. Mushumba ariko dusenga mu iterano rya mbere yavuze ijambo ringwa ku muti. Yavuze ngo ntimukwiriye kwifuza impano z'umwuka, mukwiriye kwifuza umwuka wera. Nage nsengana n'abantu, numvishe n'abantu bafite confusion muri ihangane y'umuntu yageze public kumuvuga ntacyo bitwaye, ariko si ngombwa kuvuga izina rye. Hari umugabo wavuze ngo ntakemera umwuka wera ngo kuko yasenze umwuka ntazi. Are mama shenge. Nigeze nahura n'umugabo n'umudokiteri wo muri Kuwait, twahuriye Faisal, nari ngiye kujya ahantu ngiye kwivuza. Umugabo ambaza amagambo n'uburakari n'umujinya. Nari mvuze iki? Nari mvuze ngo Yesu azampa amafaranga. Arangije arambwira ngo agira yahe. Ese wavuze ngo ni yose? Imana ni umutunzi wa byose kandi ishobora byose. Abantu baseje muturamenyeranye, abantu baza bakabwira ngo Imana ngo hari icyayinaniye kwaca inara Yesu. Iravuze ngo ndi Imana ishobora byose, warangiza ngo hari icyayinaniye ngo kwihimbaza n'ibyiheraho mbere yuko yivuga. Iravuga ngo nitwite ko Imana ishobora dosigize ite. Yaravuze ngo ndiho nta yindi Mana yabaye ngo nta nizaba. Mwagize ngo Imana yacu ntabwo itinya, ntabwo bigira. Imana n'igitangaza ntishobora gutinya Farawo kuko izi umwuka wo mu mazuru ibyo ubikore ku nyanja. Imana, umwuka w'Imana tuzeho adutinyura inshuti z'umusaraba. Umugabo arandeba arangije arambwira ngo none se ngo ubundi Yesu abaho namwana abaho. Arambwira ngo Yesu abahe, ndamwira muri njyewe. Ngo nahamenya bigenze bite, ndamwira utekereje nkuko ntekereza. Arambwira ngo ntibishoboka, ndamwira wakabimenye ko bidashoboka. Ndamwira se ngewe ubundi uranduzi nti ndakuruzi, tutarahura waruzi ko mari. Arambwira ngo no mu mitekerereze yanjye sinigeze ngutekereza. Ndamwira ni kubu ntatarantekereje ntibisobanuye ko ntabagaho. Kuba abantu badatekereza ngo Imana ntihari ntibisobanuye ko itabaho. Kuba warabuze inzira izanyuramo iza kugutabara ntibivuze ko ntahizaca. Ntabwo ari cyo gisobanuro. Kandi nta nubwo turiho ngo duhinyure ibyo abantu batwita. Turiho ngo twinjoyinga ubuzima Kristo yadushyizeho. Nujya kuburana n'abantu bitewe n'igihe bizatuma utaryoherwa n'icyo uricyo. Uzabaho mu buzima bw'impaka gusa, kurya uwuriwe bikunanire. Ariko nubaho mu buzima bunezererwa uwuriwe, bizatuma uhinyura n'ibyo bakwita kuko uriyizi. Muzakurikirane murebe ku mbuga nkoranyambaga, hari umugabo witwa Padiri wirirwa avuga ngo perezida yarapfuye. Mwari mwabona perezida ajya kuri radio cyangwa kuri televiziyo akavuga ngo ndiho? Arabizi ko ariho kandi kuba hari ntabwo abirometa ku bana. Ntabwo ajya kubisobanura, nta muntu ajya guha raporo ngo nabyutse ndi.
uyu musaza yarisobanukiwe ndamukunda. Si ngombwa ariko mwebwe murajya guhangana n'iby'umubiri, nimubireke mwuka, iyo mu mirimo y'umwuka. Mwebwe nimuze turamye dusenge duhimbaze. Imana yabujije Yehoshafati gutegura intambara, irabwira ngo tegura abaramyi njyewe nzatera, mugende muririmba njye nzarwana. Icya gatatu umwuka wera akora, araturwanira. Abaho tutari atuberayo, atumenyera byinshi. Kwirirwa u Rwanda n'amagambo bakuvuza, umunyarwanda yaravuze ngo akarenza umunwa, none wowe urashaka ngo bongere bakamire karasohotse ntigasubirayo. Ntabwo gasubirayo, bareke bavuge. Hari umugabo wigeze yicara nkoraho inkuru ku kinyamakuru, arangije avuga ngo ububi bwanjye, ndamusura ndamwana hari uruhande utavuze, ndamwana ndi mubi kuruta kuriye kandi ndi mubi kuruta uko yabivuze. Usibye umwuka wera subundi risha, we tuvugisha ukuri. Usibye umwuka wera undurinde, umuntu aragukandagira mu nzira ukabyutsa uburakari y'umwuka, kandi umwuka wera hari iyo ataha. Iyo ataha, reka tuvugisha ukuri. Nawe uriherereye unyweye kambuca kandi warageze mu materaniro, ntubwiye utayageraho. Ugambanye warabaye umukristo ugasenga, iyo udasenga nibavuga ngo uri mubi ujye kuburana bambesheye, uri mubi. Umwuka niwe utugira beza. Petero wacitse bamubajije ngo wazanye na Yesu, niwe wewe yaravuga ngo ntimumbambe nk'umwana, ahubwo nimuncurike. Apfuye yaravuze ngo murabona umubiri umanuka ariko ubugingo burazamuka. Sorezaho umwuka wera tubera amaso. Umwuka wera tubera amaso. Nati kutubera amaso byo kuturebera gusa, atubera amaso turebesha. Atubera amaso akaturebera, ariko akatubera n'amaso turebesha. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harishya umutima, njyasaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka nawe natinda ngo arebeshe ukwizera. Kwizera n'undi muntu ari we mushya. Mu muntu tugira body, umubiri tukagira soul cyangwa fresh, kamere ari we twita umuntu w'ubugingo. Tukagira n'umuntu w'umwuka ari uba communicate n'Imana. Iyo umwuka wera aje ugashaka kumushyingira, kumuha mariage y'aba babiri, y'umubiri n'intekerezo, ukicara mu iteraniro ushaka kugenzuza umubiri, umwuka ukawugenzuza umubiri na niveau d'étude cyangwa maturité yawe, aho uresha uhitamo nabi, ntabwo umubona. Ariko iyo uje mu iteraniro ukaza nkaho utabaho, ukabwira umwuka ko ntacyo ushoboye, erega ntabwo inyuguti igenzura Imana. Inyajwi n'ingombajwi duhuza twabihekanya bikabyara igihekane. Ururimi rw'icyongereza n'igifaransa twize kubera ubukoroni, rega n'ubukoroni ubumenyi mutagira ngo nimbabazi isi yabagiriye. Kutwigisha icyongereza muzakurikira amateka bakitwigishije kugira ngo twumve amategeko badutegeka, tubone uko tubakorona. Noneho ugahuza ibyo byose warangiza ukabyita ubumenyi. Ubumenyi warangiza ukajya kubugenzuza Imana, ntabwo Imana ibaho. Fiziko maze bijya bishoboka ko fizika ikintu usenya n'icyo ukozeho. Abize fizike murabizi. None kuri ayi bahatsinze bigenze bite? Batunze icumu gusa barahakoze. Yeriko hari dutse bigenze bite? Si ukuzenguruka. Ubuse ibibyimba mu ndimana irazi kavuga ngo ndabibazi. Muganga uba wakozemo ni iravuga ngo baho ku munsi w'urupfu gakire ukijijwe n'iki? Spiriti we Roma harenze fiziko, birenze ibintu birenze birabima. Mureke mbabwire, dutembera mu bihe bizaza, ibiriho n'ibyashize, tukamenya iby'Imana yibwira kuri twebwe. Ndabona siga shitani. Reka mbabwire
nushaka kubaho mu buzima bunezeza Imana mu isi y'umwuka ujye wihinyura. Nushaka kubaho mu buzima bunezeza Imana mu isi y'umwuka, igihe ushoboye ugeze imbere y'Imana ugibwira ko umunyantege nkeya, niba yisengesha Imana yumva. Rafi, niba risengesha Imana yitaho, ni igihe umukene, umuntu udashoboye yasenze ashima Imana ntacyo afite. Niba risengesha Imana ikunda, ni igihe umuntu ushoboye yasenze apfukana abwira Imana ngo ni wowe nyiricyubahiro. Uba wafashe ibintu isi itabona. Nkunda isengesho yo nayasenze ari mu nda y'urufi, yaravuze ngo ndagushimiye ko nzongera kubona mu rusengero rwawe rwera. Ari gupfa, aravuga ngo waranzamuye ngo nzongera kuramye guhimbaza, ngo urwuya rwari runyizingiye ngo ndi munsi y'ibihimbizo by'imisozi y'ikuzimu, ngo waranzamuye. Asenza ari hwari. Iyo umuntu asobanukiwe umwuka wera avuga ataburana n'abamurwanya. Hana yakoze ikosa ritajya ribaho, yari umugore atemerewe kwinjira mu ihema ry'Uwiteka. Kabiri, yinjiraho umutambyi ahagarara kandi atemerewe kujyayo, adepoza amunyuraho hajyayo. Ntabwo byari byemewe. Umwuka wera gusobanurira uwo uriwe, kandi iyo amaze kukubwira icyo uri cyo aguha no kukirinda, abirindira muri wowe. Ni nabwo ukora icyo waremewe. Utazi uwo uriwe ntumenye ibyo ukora, iyo utazi ibyo ukora ntugera ku ntego y'Imana. Ni igitangaza kubona umurokore wabyawe ubwa kabiri akora amasengesho y'iminsi 3 kubera umurozi. Kubyarwa ubwa kabiri ugapfukana iminsi 3 utarakora ushima Imana.